Nubwo ndi imodoka ninge wakasayo makoni ndi kujya kunyara mu burisi. Uko wirukaga mu bakobwa uba abari kuzajya unabarumamo utaye wahaza mo uko nge ntago ngiye gudaga kunguka mezucyo. Nduzungu umuntu akubwiye ngo umuha kabizu wakamo kubw'urukundo mukunda naka ngo kame basi cyajira urangoye kucyo guteka Undi twagirira ubu ejo ramera aramutse atamutse cyangwa abandi bantu nta muntu wabimenye urukubona hano haruguru hari umuntu agase nkurikije uburyo nkunda nanjye uburyo nkunda kuvuza ko twakiyandarika mu nzira amugani mu nzira n'inyoni zatuvangira cyari minota ndabwira mama ntabwo nabyumva peka zururamba baje mana ko ku buryo umusore yaza kuncuka ngana gutya bikagera najya ku mwana wanjye ngenda kubaza ngo niba uyu nguyu yarabyaranye na mushiki we sibyo ndi kubaza ngo uriya mwana tuzamwita ngo iki wowe ntabwo naguteye imbara oya tuzamwita ngo iki uriya ariko zamwite mvokeye ariko sha kazo ariko sha bite bya kwa mugani ni gute ugeze izi sawa utari wakubura hano hantu nakubura ndi umukobwa oya nawe ndebere ahubwo ibivuvu mu mbuga yanjye kuva ryari nabaye umukobwa rero ahubwo kuva ryari utsuka kubyuzana n'ibivovo mu mbuga yanjye gutsuka si ndi umuhanda ariko sha ndaza kugufatira cyane ibi ntabwo bizavamo waruge hano kubana nuko kicaye cyane afo ibyo waruge kumbwira ngoma si ndi umukobwa waruge kumbwira umukobwa none utegereje nde uzaza gukubura hano utegereje nde uzaza gukubura hano kera utarambyara ni ndago wakubura nanga ituta ryawe hakuni ututa amagambo ndisikusha zikungana nandi hano muri rugo ungana nande muri rugo ntawe cyangwa ushaka ko nzagusora ajya waruge kumbwira ngo ubundi kuba cyakoze kugira umubyeyi ni byiza kuko kugira umubyeyi w'umugabo urabivuga naguza agahinda ko umuntu aba afite umubyeyi w'umugabo ntiyagira ute ntabwo yamesa naguze ikintu kindera agahinda rero ura ujya uvuga ukamvugira ku mutsi w'iryinyo ura ntaguze agahinda mba mfite buriya ubwira agahinda gute se shawo nta mugabo ukigira ngo ngaragutesha umutwe utari umugabo shawo wowe wabibyigwa n'ibyo nanjye mu myaka iri imbere uramba nicuza impamvu umugore wanjye yapfuye ndakusha udakubise iki ndamubwiye amafuti yanjye yose byarambabaje pe kuba yarapfuye ntamusabye imbabazi koza yaye mafuti nzabibara mberekeza heko ukoze iki se ukoze iki shabereke sha cyari umwana wose wari wagera sha waragwanye wose ibibazo ngo niki ibibazo hano ndamuguru gusana sha wowe cyuzi nuko ukaryama nta kindi uzi wakoze iki nta kindi uzi bambwira rero mbwira wakoze waragwanye wafashe ku ngufu waraviyoye sha byihorere umva gira shaka intuza aho ushaka ubuye ko nshoje wewe urabashaka ntabwo urabuze ukuntu gifuka ibara burunesha unyikisha inzara aburetse ariko hari gihe bizajagura rimwe hari gihe bizajagura rimwe ninda gutera ishoti ukagwa muri Nyabarongo uzamenye ko ndimbwa zambe basacu ziracyanyara mu buriri mukanyura ambira nge kwanika uburiri ako sha uvugira bura uzi ngo ntago ndi kuvugishatse ko nshatse kuvuga rero kari njye unyara mu buriri none ndi bunyaramo reka nkubwire yewe ahubwo ukoze kwiyibutsa niba uzi ko wanyaye mu buriri kakubayeho ujya kwanika vuba vuba cyangwa uvuye mu rugo ariko mfite ikibazo yewe ndara mu ruhande rw'urumoso reba se ndara mu rumoso urara mu ruryo ese navuye mu rumoso njya kunyara mu buryo bwo ahubwo wowe niba uzi ko none ubwo ndi imodoka ninge wakasayo makoni ndi kujya kunyara mu buriri kandi ashajya ndujya kundekera bindi bihobera uretse ngo mukaburetse yewe ntabwo mubura ngewe ngo ngwiki oya mbwira ni iki ko mbona wambaye ibisuko n'ibikoti guteka biure no kwambara
hari umuntu dufitanye gahunda. Hari umuntu dufitanye gahunda. ariko kazura biranze ugize ubaye kinani pe nta kintu wakora muri uru rugo. Nta kintu nakora kabisa. Nta kintu wakora muri uru rugo. Hapo ndi umukobwa. Kindi mfite umusheri ngiye gutereta. Bura hari umukobwa mfite ngiye gutereta. Hari umukobwa mfite ngiye gutereta muri karakaveni kara hirya. Sasa rero hari ikintu utari wamenye urumva uko wirukaga mu bakobwa uba abari kuzajya unabarumamo utaye wahaza kuko nge ntago ngiye gudaga kunguka meze ucyo yago ngiye binabivamo nushaka kujye witwaza n'igihiko ibintu bindeba abakobwa babiri nereke hari abakobwa babiri nereke ngaho nyumve basi nasa nk'ukuzemo gake undi nawe aracyari gatoto nyine gafite n'utwana ukuntu ariko nushaka n'ubugambo bwira sibwo saba kecuru urugutereka oya ariko nushaka ko nguherezaho ngo nawe wikubitireho uzakubiteho n'ubundi nago neganya kubashaka uzaze ukubiteho ngaho nyumve iyo mitereto y'iki gihe ubwo kumare gucandagiye ese ubu nukubyara cyane ukugwisha ishyano gucandagiye wibuke nyine buraburiro hakuranze neza ubaye ikibumbafu muri urugo nta kintu wamara wibuke buraburiri ubwanika hakuja ndi kubwira ngo uburire nduri kubwira ngo uburire nose ninde wanyaye mu buriri ngiye kwanika ibyo warayiba ngewe ngiye ndara mu rumoso wowe zubase uri kureba ibintu utazi neza nawe ubwiza ukuri iki wanze ngiye mwene matebura nta kintu twavugana uri kuvuga ngo ugenda urarayo nta bintu byinshi hakugiye ningana nawe kuva ryari okay nanjye mwene mubera ndagiye kandi ndataha kandi uteke ariko kaburetse birabijumba aya kaburetse sawa ubwira wumva ntavunika ahubwo ugiye gutereta ubwo ugiye gutereta nuko weheta abagobwa babandi n'amata urye isko yaguteke kwakwanya isaha barabagije babiri ubwo nyine turi kumwe nawe utaniye na nyoko yewe yabonye uwanzigira pe ahubwo wowe nawe utaniye nawe kubera ko yagiye akiri kare hano wasiga ndakubwiza ukuri ndakurahiriye uru rugo n'urutaha uzamenye ko nawe bunyobwa ndimbwa ngenze n'imbwa akazi yewe reba uzamenye ko ndimbwa turi kumwe nyine ariko bwanika ubwo buriri uri kumwe nande nawe ndi ku koti ryawe sitoka ibyo koti uzajya umenya no kuri dodesha turi kumwe shuri ni wowe yabe basi meze bike makuru ko wabuze nje kukureba warugiye cyane ngi hano hirya tubisobeke uko wicaye mu nzu tujye mu rugo hari ibyo ushaka nabi kureba gutya kandi turi kureba imbere gutya nawe ushaka ko nicara gutya sureba na wa mutungo ve amaye ndawugo nyamfiresha arakarima bamaye buriya kara ntakagoha kabisa ko njya ngubona ewe usa n'uwatanga nanga ajya zibuze se banyemera kuzana ikintu kimwe mu buzima bwawe igiki urumva se nagusaba iki buriya ahubwo ushaka iki nge mite nyiguha rino koti oya zibuze mu buzima nyine igihe tumaranye mba numva hari ikintu kigenda mu buzima nabi ahari niwe waza kugikoramo kimeze gutya ese ni ngombwa ndinde natobora wanakimbwira cyangwa ukanyongorera naribi ariko na hano ni abantu bahanyura kubona ari ubuntu bw'ubukwe ntabwo kwibwira nyine mba numva ushaka nyine nyine nari nshaka ko tubana kuko igihe tumaranye hari igihe naremye njyama nkarota turi hamwe cyangwa se nkarota habaye ukuntu ariko najya gushiduka nkashiduka mu burindi njyenyine nakivuje ko mbana nawe kuko nta mugabo mbwira ariko nanjye icyo gitekerezo nta kindi mu mutwe ariko kugira bikanca
Musesheri kuki ugira isoni uri impande zanjye kandi kuri fone babanganije umva ibintu byacitse aho akabari njye ugira isoni erega fone no kurebana aba ari ikibazo gikomeye umva nyine nyemerera ku byo nkubwiye niba bizaba muri iki cyumweru se buriya muri iki cyumweru ariko bishobora kuba ikibazo cy'abagabo mutangira ati ngo muri iki cyumweru ngejo bundi cya cyumweru cyagera ngo nyihanganira ngari utuntu ntari nakora njye n'utwo tuntu nacyemeza nkadukora ariko se nyine mbwira niba umurongo ari go ntidukomeze guteretanira gutya mu nzira ejo ugasanga abantu badutambutseho turi abantu bakuru ntabwo gabyemeye si wamuganira gutya mu nzira mbese nk'umuntu akubwiye ngo umuhe akabizu wakamo kubw'urukundo mukunda nakamo ngo kame basi cyagera urangoye kuki se ubimbwiye gutyo ugahita uvuga ngo ntabwo kubera ko mbivuze ari urugero tubishyire mu bikorwa shasheri nawe urangoye uva wavukana urasomana nasomanye nawe nose ari undi muntu asomana nawe twigeze gusomana nyumvira ubwo se umuntu yakundana nawe igihe kingana gutya ataraguha bizu kazura nawe ujya ureka kwijijisha hajya twasomanye ijyanye yemwe ndabizi uri kugira ngo uyindi bizu ariko nyine ntukavuge gutya ntabwo twasomanye kuko yaba twarasomanye mba byibutse ko cya gihe ko nkibyibuka nyine niba ukibyibuka se urumva niba ukibyibuka icyo gihe uratekereza ko ari nta kindi kintu cyabayemo ntacyo si papa wabikora gutyo gusa si bitamanje byanyura mu zindi nzira zo kuvuga ngo cyagiye ni papa tuhita dukomeza wari ugiye kumbwira ngo iki nyine nari mfite ikintu cya mbere na mbere nakagombye kumanza nakubwira biragoye gukundana n'umuntu ntumubwize ukuri ariko njye byamanjije byangora mu mutima wanjye numva ari ikintu kigayitse kukubwira ko utacyakira ariko nk'umuntu mukundana kandi ubona ari ntari birye biba ngombwa ko umuntu akubwira ikintu ukamwumva ni byo byiza nyine mfite umwana w'umukobwa urashize none n'umukobwa vayari shaka umwana nyine papa we yansigiye inda aragenda agiye nyine umwana ndamurera ubu ngubu bageze mu myaka 18 18 ubwo byari ngombwa ko mbikubwira kereka niba nyine nawe bikujyanye kure oya nta kibazo hari umunyarwanda waciye umugani ngo uko imbeba yabingana kose ngo ntabwo yacika ipusi bishatse kuvuga yuko ngereranyije niki oya nyine ni ubwo rugero nendi kuvuga ngo uko byaba bimeze kose ntari ibingenda byemera hajya turi kwa kangahe umunsi turi samedi hajya bisobanura iki ntabwo mbimenyaga buriya umvaje ntukajye ngora oya bisobanura iki bisobanuye iki ntabwo mbimenyaga buriya ni ukuvuga ngo ntabwo nagarukiye mu binyoni bishatse kuvuga na bya bidi zambi kwigisha ko mbona ubizi se ntabyo nzi gutya du ni cyagiye gusa ntabwo se wabobonye umva bigaragara kuri indyarya oya akanota nako hajya buriya urabona twacuranze indirimbo y'iminota 2 oya pe bigaragara kuri indyarya ntukajya umbeshya oya ntabwo nakubeshya ahubwo dusubireyo oya ubu ngubu nyine naringiye hari ahantu naringiye ngo byaba ngombwa ko ejo wazaza kunsura nkaguhamagara kuri fone nkakubwira ahantu nsanga kugira umenye mu rugo neza ahubwo ni ukuvuga ngo ku cyumweru gutya turi ku cyumweru ku wa mbere ku wa kabiri ni ukuvuga ngo ku wa kabiri ubwo uzitegure ko tuzabana mbega byitegure mu buzima byiyumvemo ushaka ujye mu kiroro userebure uvuga ati ngiye gushaka umugabo ku wa kabiri hajya tuzabana sangane sheri umvaguruka ku kanya ngo wabere noneho gutya ariko agasapo kanjye ngo kari gatuze ibyo umenya no gutanga keya y'umugabo ongera umuhobera ariko akantu ushaka karongeye karatoze sheri ukwifata utabwira rero kuyambara nabi bitewe n'ibyishimo mfite kuva noneho ntava hamwe nawe iminsi ingahe 3 isigaye ugiye kwiga inshingano z'umugabo urazizi imvura uzazinyigisha turi hamwe ntabwo nziza
nari nyine nzazikora turi hamwe utese ese none nazikorera mu nzira cyangwa kubyiga ngo bajya babyigisha none shari sibyo nyine kugira twenere gutinda reka mbe ngiye aho mve ngiye ku mugoroba ndaguhamagara bimwe mbikwereke binyereke basi wumva ubwo nyine ubwo turi kumwe ariko nsezera neza kizungu cyangwa bisaba reba wallahi mubera ngende yashurira ikirera reka uratema nisubira wisubira usubikira ngo nabyemera ucyuguye mu bituza bya Abrahamu ubwo turi kumwe ubwo nanjye ubwo subireyo se agiye wari ugiye sibyo boya nanje kukureba ariko arakanu nekereje hajye utyashya oya ngende nari mvuye mu rugo njya ino hiye okay ubwo ngiye nciye hano ndahita mbangukiranya ntateme itengera no mu rugo na ani inshuti yanjye ituye hano hirya ngiye kureba ubwo turi kumwe nari ariko iyo gahunda uyubahiriza sawa bye sawa bye kano kaboko ntabwo ndagakaraba kabisa kajya ngiye guca aya nibutse ko hari undi muntu ngiye kureba kanjya kwirebera wa wundi sha ndamakaye nizere ko agiye kunyishyura rero ngiye maze n'inyese burasha umva ibyo ntabwo mbishaka wowe mba nishakira amafaranga uko umuntu abakumbuye umuntu abakumbuye guhaha inyama ubwo ubuzi ko umuntu abayeho ute we ndashaka ariko kugira urutwa runini ni kugira n'ibigambo byinshi ujye mbabarira ubwo rero ukumvugisha ayo magambo yose kugira ngo utanyishyura rero amafaranga yanjye ntacyo urye yatware ntaribi n'ubundi ntawe utaniye n'imbwa uzawe unari imbwa kamobo cucu gusa ziba ariko uko nibagiye ko ari inda yanjye sha hanze nashaye umunsi ndarya neza we n'ukuntu nari ngikumbuye ako kantu sha n'imyaka ishize uretse sha ndagiye ariko ubundi bwo ibase ese bite iwe naje kureba siko ko umubiri uri kureba gutya urwubera gutya akubwira kubite pembeni bita pembeni nose uri kujyayo ahantu ebana wari urugendo rutoroshye none se waje mu rugo ukajya kudusura wanywe se ubundi niho nayo ndi kugana sinzi ko duhuriye mu nzira ndavuga ati ko duhuriye mu nzira ntabwo nakwirirwa nzeri ayi nayo nyine wahagera na mera ariyo nuko nyine rero ntabwo akarije nanone ntabwo ashobotse nyine ntubize kuri rwa kigeyo byatanje nyine tu aya ahubwo nzaza igihe azaba adahari uzahita umama mere buri gihe aba ari mu rugo uyu ntari biguye na mere ntari biryo mere wawe hari se ko umuntu atagira ubwira icyo zabiri nyine hari ukuntu arega mere arashaje ibyo ntabwo yakirirwa n'abikindaho cyangwa bigira ibintu bya daje muri 35 ubwo uri kumva yatuvangere 35 nari nibagiwe impamvu mbe mbishidikanyeho suzima nanjye hari umumere datwahuye afite imyaka ngiyo ashonje bandamukubita agahumbi kuno Asa twemwe ubwo turabakire ntari ibyo mu rugo turifashe kandi tunarishoboye ahubwo nzaza adahari oya mani ngo ntutugende adahari nibwo nzaza nkahita ngaruka urabona umumera hari gusa umuntu yanagusoma umumera hari ushobora kuba afite ibintu abarimo mu gikari yamenye ibyabereye muri salo papa wawe we shange navingiye nta n'uwonzi nanjye ngiraviye gusa nta mama wagira se ati nawe ngira kabisa nta nubwo nzi ngo ni aya yarapfuye ahubwo yarapfuye viye ubu ngubu musize mu rugo
batingiye kureba sheri wanjye none ndakubonye shari mfite mama gusa viye nta n'uwo nzi mbana na mama nta bandi tubana ariko we viye wawe aracyari aramenya kiba cyaka yarapfuye sinambizi no siko kuva ndamukana turamubona nabwo ari wamubona nawe nzi ko bikaze ahubwo ngo tugende ngo turizadire sibyo niba byemeye ko turazikora abo simva ubona ko wangira n'uburyo ngukunda narengeze ngo ugiye kubyanga ahubwo twakomeje niba ari gutya ariko zana ngutware wakirirwa wirushya na serivisi ugiye kunkorera twikomereze nta kindi ufite mu mutwaze ariko arakabizo wigeze kumpereza uzi ibintu byambaye naraye ndota ibintu by'ibintu bizu ariko ikintu cyambabaje ni kimwe uzi gurota bizu ugasomana n'imbere nawe urumva ushaka izindi ziri special nashakaga inziza urabona indota ko uru runtu uko ruraremeye nyine n'ibyo guteka undi twagirira hano ubu neza uramera aramutse atamutse nk'abandi bantu nta muntu wabimenya uri kubona hano haruguru hari umuntu ahubwo sinkurikije uburyo nkunda nanjye uburyo nkunda bakuvuza ko twakiyandarika mu nzira amugana mu nzira n'inyoni zatuvangira ariko twari kubirangiriza hano bashize none oya turabikorera mu rugo uzu umuriro mfite kayida na nyine tugende wowe nawe ufite kuba ndi kumwe nawe ntabwo nawukora kandi ndikumva twanagirira hano ahubwo niba ari gutya oya tugende ako nari se hari hepfo tukubwira n'ubundi biriya bintu ntabwo byari sawa none se hajya kugira mu rugo kugira ute kuganira kubwirana tujye twumvikanye turangira tutaganiriye wamugane se wapfa kugira utaganira n'umuntu ba twagiye gutya hajya tugiye kubanza kwicara nzuba tugiye guhitira ubu sinakoze urugendo runini kabisa rero mbwira bimeze bite turi kwisetsa cyane nuko nakubonye wampona turi bane basuseke cyane aho mbwirira rero gutya rero gutya tumeze nk'abari gutinda tugiye twari tubikora ku kanya nta mudu umuntu aba arimo mudu ushaka mudu mudu si ubwabo ariko ibya byose ni vuba kuko uzi urugendo nakoze uyu munsi ni kure cyane ubwo niyo mpamvu ndi kubangura nyine twihuta tubangurana urabyumva neza ubwakurikira kaze nyine niyo wanjyaze agusuhuze umenye iyo mbere wawe araza turangije seza what dukubakana se ntabwo ari sawa cyane none ku muntu nkanjye dukundana narinzi ko utanyifuriza ko dukora ibyo bintu ahubwo twakwirinda tukaza tukaba tugiye kubana none ushaka tubikore ikibazo nshaka noneho kugira urumva noneho kuwa kabiri nkagushira amago okay naje tuzabikora kwa kabiri twabaye kuwa kabiri naba nisubiye nyine n'umukuru ntabwo uzaba umwana oya ahubwo tugendera kerekare genda uva bitazi nako bikoremo gute kuba nanjye nshaka kera sogokuru wanjye yarambwiraga ati mwana wanjye rero urumva akajya ambwira cyane ambwira ati buriya nyogokuru wawe njya kumutereta urumva arambwira ati nyogokuru wawe njya kumutereta ndabanjije kumugeraho buriya arambwira ati ntuzashaka umugore urumva utabanjije kumugeraho gute sirangiye tubangezeho nakugezeho ariko sindakugeraho neza tugende bana uri kubona natagize akinyinshi cyane hari ibi nanjye ndumva mbishaka urumva basi wumva ngubu noneho ajya urajya imbere ndajya inyuma oya tugende makwereke nye
nubu ngubu ngwino abana gutya shaka gashuka sha yagize gutya ndi kwihuta si imeraje kadusanga ahantu shamani ngende ufite ubwoba bwane bwoba kuramo nukuri mfite ubwoba akuramo uri kunza kuramo wakuyemo kuramo Gravuba ariko nyine nawe yishira ugenda gutakura ndanze kuzamo umuntu unize kuramo wagize wagize okay ariko ndajya hejuru ndanze hejuru ndanze hasi nawe urajya hasi nanjye njye hejuru genda jya hejuru nanjye ndabyanze ndajya hejuru nurose ndanabikora wewe ko ndanze urafa ibintu bimwe akwanya ariko ndi kwihuta rero bana nifite n'ubwoba ntabwoba nosi ku nari ndika kose sinubundi waretse tukabikora neza gute nyine wewe ureka ujye hasi none njye hejuru hasi ngenda jya hejuru nawe ujye hasi genda jya hejuru jya hasi gute nanjye ndabyanze okay sawa hejuru hasi ngaho nyumva nosi kuri kubigira indirimbo waretse tukabikora turi seri mu mutwe bwari bwanze okay wallahi ni imbogo mani narushe narushe kumva baza ndabwira mama bisaba gasome kenshi cyane pe byari bigoranye shamani numva ubizi neza cyane uretse ko waba utazi kubikora none urabizi rero kaze mubwiye kuri bishoka tubikore pako turangije uza wicare muri salo mera zasanga ari buri muri salo sibyo uskarebyo iyo nama ni Olivia abe asizi sawa bukiryamye nyene narindyamye nese ko ndimo ko nagira uri kumwe n'undi muntu uri kumwe nande ngwino hano byuka ujye kuvoma iyo rosore ndi kureba byuka ujye kuvoma ujya unyumva ndakumva nyine ubugiye kundebera ikintu cy'ubujyana Olivia winjijisha cyangwa unjyane mu yandi marenga sibyo nimbabazi ngusabye kureyo shuka ujye kugira ute kuzana amazi kumana afite bitotsi gitondo urukumvikiriza reka umva Kimbonye koko ndi kureba cyangwa nose mama wabaye iki uno muntu muraziranye cyangwa nyine uyu nguyu n'umusheri wanjye ntago mbyumva uteshe kubyo namusanga mu nzu yanjye ubu ngubu gutya uno muntu yari sheri wanjye bigeze akakaga neza no kugushuka nawe nose ni sheri wawe murangana mama agimenya kuri umuntu w'umukecuru uyu nguyu turangana afite imyaka 20 afite imyaka 19 gute uyu nguyu tutakundana wowe ufite imyaka 35 akundana n'umuntu imyaka 20 ufite aburi kumwoshya ahari ndi kureba undi muntu utari we menya ndi kuyumvisha yuko uyu muntu nzi atari we mama nawe niba umeze gutya ntabwo nasi kurinda yagumana niyo ngegera yawe iyi sapo niye cyangwa gumana niyo ngegera yawe kazora urambabaje ntabwo ibingibi nabyumva pe kazora urambabaje mana koko ku buryo umusore yaza kuncuka ngana gutya bikagera najya ku mwana wanjye Bainga data. Niki cyatumye nkudana. Bainga data dusigaye tujya abana na ba nyina. Je. Yaki chumishize. Ako so ninduri gukoma ngo ni byabi gabiri kutambanyiriza umwana mu nzu. Bayiki sikani. Ngoki? Bayiki. Ibintu bishoboka bite ntabwo mbyumva. Nari muyoba utekera uzikongera kugaruka hanga iwanjye. Ahubwo akagoje kuba nanyambiye ahubwo. Nyambirana nande? Urumva mukuvuye ariko koma. Uzi imyaka ishize. Mama ko umuroni gwabizwa ni gwabizwa na nyirago nuko. Kangore kwimana nayo nyo.
mbuze n'uburyo nabikubwira utinyutse ute kugera ahangaha aya ahubwo reka urakibagiza kwa kibibi n'agahinda nifite cyuko umuhungu mu nzu harimo umwana w'umuhungu waje gufatira umwana wanjye mu nzu bitewe n'urukumbuzi nari mfite ewana nemeye no gukura bikuroti ubundi gakugwamo bunguri byose akabi ntawo kajya bajya bavuga ukuri ise umwana aragira kumfata ku ngufa nenda narangiza agende agarutse umwana yarakuze nawe bari kumufatira mu nzu y'iwabo ubwo nawe urukumva ngo uri umugabo warareze none ubwo ndi kuvuga aho utari wewe uzi kubaye kisi nigeze ngutera njyewe ngoki kuba twararyamanye se bivuze ko nagutera naye unyobwa ni gucyo wabwiye bandi abizi ko rukongenisha aho kurambura amaboko duhoberana ndakwiye ndeba ntunangoreho uzi ntabwo urambura kuba nararyamanye nawe uri kumva ko muri mendi yawe nta mwana twigeze tubyarana hama nimbikubwira si urabikora hiye nongere mbaberane nawe wongere utere iyindi ndabagabo bikigiye muba mushaka kuturusha ubwenge senge nawe dufitanye umwana imyaka yose ishize ntabwo wanamburira dufitanye umwana w'imyaka 19 nindangiza ngere ko nongere mbaberane nawe twongere dusubire muri sheri na shushu tujye mu buriro wongere ukore wongere ugende uzagaruke ndikongera gukwereka undi iyindi pfura yawe ngo hano uturuka ese uturuka mu byishimo byanjye nawe hari ikindi si yewe kabaguri ariko musigaye musinda buri munsi gusa ubwo ushatse kuvuga biki nk'umuntu uje gusaba imbabazi nje kibibi nasinze ngo nusi kuba twararyamanye ubwo ushatse kuvuga ko njye naguteye mbese waragiye utekereza ko kibibi cyane kino yawe shaya kera ndaye bunyobwa ndakwiya uzi narakomeje Olivia yabize ko wanjye nishaga kuva ya mbere Olivia so mari kibibi mbabarire winkora udatuma kuruza n'abantu cyangwa ubutana arabibonye sishaka kuvuga byongera kuba sibyo narakomeje koko Olivia mbabaruza no mwana nubwo ubu ningaho nakubyarutse n'ibintu wakoze usohokana niyangegera uri kumwe nayo ngo ni y'umuhungu jewe nge nayo ubunyobwa ngewe nge nayo ubunyobwa ntago nateye gusa serere icyo byabaye usibye umwana umwe nabyaye nta wundi mwana nigeze mbere w'umuhungu se nta wundi natera inda ngo tuvunga nyine wabyaye umwana w'umuhungu nta wundi natera inda ngavuka ibyo se bibaho jewe kizi cyo nabyaye umuhungu gusa wonyine kizwe nuko ugenda ugakora imyubiko warangiza ukihaguruka ukigendera ntihagire ikintu kivukamo gusa mberukana nawe cyane igihe tuvuherukana cyose erega menye ngo ufite n'umwana mbega wakuze Olivia wasohoka imyaka 10 yose dore ingirwa y'umukobwa wawe sora niyongegeranya kidasohokayo nisize muzanye ngimari je nabyaye umwana gihari papa nawe uje ku kiro babaka muzenda cyumbitse dore babakana ko umwana na nyina ngubwo nawe wabumukwe wowe na he bite babakazana ko umwana na nyina no kuvuga ngo uje gutereta ubuje gutereta hano ni ujya uza kujagata mbese muri make nayo ubunyobwa ko mbonye utunguwe uyu nguyu wabuziranye he nawe uyu nguyu wabuziranye he nawe si umwana wawe ngoki umwana wawe nabaga papa wanje nibikurimo kumbwira nayo ubunyobwa ikibazo gifite nje cyangwa nayo ubunyobwa nibeki ibi bintu bishoboka wowe bite kuza mu rugo bite wapateri muri kuza mu rugo kibibi oya wowe tubwire gote muri kumirwa kandi twe none se bishatse kuvuga ko ngiye n'uyu nguyu tuvukana ngiye n'uyu nguyu turavukana nayo ubunyobwa na kibibi kazora na Olivia Jesi wowe ndakuzi ni oya ari guri papa akantu yongeyeho ntabwo ari sawa vuga ati oya navuga ati Wose sheri na sheri etindwa nakwiyamye ndagira ngo nsobanure uyu bite kuki aza mu rugo rwawe nyine nanjye ndimo kubikubaza ngo uyu mwana nuwahe nakifuje kumenya inkomoko y'uyu mwana kuko mfite Olivia gusa uyu mwana we nuwandi byumva uyu n'umugore wawe akakagegera kuza mu rugo rwanjye
hano nyita kaga ndakwiyamye bite n'amakosa wankoraye mu nzu ndakwiyamye ntabwo twakundanaga ariko uratekereza umwana wawe urukumbira ngo n'uyu nguyu umwana wawe nawe uri umugabo wanjye urivumbura n'ibikoti ngo ngiye gutereta kumbuje mu rugo rwanjye usigayeyo nicyo kibazo ariko bura uzi ibintu burimo bura uzi ibintu ndagukorera sapo yaje ni kampi imbere umwana warabyaye bura ntayimyuka waratekereje neza aho wasaga gishikira gisaza mu gusobanukirwa neza dusobanurire neza ibintu bimeze bite waruje kugira utano ndakubaza wowe waruje kukureba nusikari wowe nzi waruje kundeba ndiki cyawe ndakubaza kugira ngo umenye inkomoko y'uyu mwana ndiki cyawe none kugira ubimenye uri indaya yanjye indaya yawe indaya nitabyara uzaga ku kiro indaya nitabyara uzaga ku kiro indaya nayo ubunyabwa nsubiza indaya nitabyara cyakoze uranzibije wa mugore we ntubuze byose uranzibije nayo ubunyabwa ntugende babara mbi none imbere y'umwana wanjye kwe ibyo ntabwo twari turi kubyumva turi muri business bira ku mwana nta n'isoni ugufatike kubona nushatse kubwira ko umwana ako kaboko ndagaca ubu bakundanye bavuga ako kaboko ndagaca okay mama nako aje ndavuga gukira we ntabwo turi ko niba ngira ko ngoreye ku mwana urambona sanga iravuga mutari waje hano kugira uti negera hano n'ubushinzi usigaye wiga ariko njye ndashaka kumenya uyu ava ari gukora iki mu nzu nyine nawe mubaza aha yahamenye gute baza akagahungu kawe nahende kubarura ntabwo sinari nakubwiye ngo nje kubarura miti aka kana gafite ubugambo bwinshi bw'ubugoryi na mana yo mu ijuru n'akajyajya nje kubarura miti gusa ni njyarya ngase ariko miti yumbaruye nsanze ari ya babiri wose uri icyicaro cya MTN na nyine isire de nari kukomoyeho kabisa wese uri kureba zona nubeshye ngope yaranje nakubwira ari nanjye narakubwize aya kanaheda niba ari gutyo kuko mbona iki kintu kiba cyabigize brag atabigira brag sinandi bigaze ubigira brag umunsi ntabwo uri kumva ibintu ndi kubaza yere kuguhereza ari kugarura amateka ya mbere ntari kukwereka se nawe uri kwibuka kimeze gihuwe ngoreye ku mwana jera narugo nanditse ko mumeze gutya ntabwo nanditse ko ingo ari byo wanjye no kwa musaza wanjye kuva mbimenye gutya rero ubu ngubu ngenda mbe kuba mu rugo mwembi mugumane n'izo ngegera zanjye n'abo bagabo bawe sibyo ntayo bunyobwa kakanya ubona umwana wanjye nubwo agiye aratwite ingegera y'umwana y'ikigoryi yantereye mwana sibyo ariko tujyamanye uyu munsi muteye indagute aratwite ntabwo ndi kumva neza ageze nyine ndakubaza ngo hajya uriya mwana tuzamwita nde ve nanjye ngiye kwanika za matora wanyayemo ibyo ndi kumva ni ibi ngiye kwanika za matora kerukare kagira ubugoryi kagira ubucucu inda yatewe n'ubusa none ukumva ari iki ahubwo icyambere ni uko ugomba kumanza wemera ko umwana ngaro wawe sibyo ahubwo ndakubaza kibi bimwe wemeranya nawe ko mwabyaranye ntabwo mbyumva umwana abana banjye bateranye utamumbwiye reka nkubwire rero byange bikunde iranda ndigomba kubaho sibyo ntunkuriremo inda nyonyoshwa none umwana uremo inda yanjye wa jewe nateye inda hanze havuka umukobwa none ngo baryamanye none ubu mwana tuzamwita ngo iki ahubwo ngenda kubaza ngo niba uyu nguyu yarabyaranye na mushiki we sibyo ndi kukubaza ngo uriya mwana tuzamwita ngo iki ahubwo we ntabwo naguteye indara oya tuzamwita ngo iki buriya bazamwite mvukiye ubu urukumva warakoze ibintu byiza urukumva warakoze igikorwa nayo nyobwa ndemera yuko uwo muhungu wagiye none urise umwana nanjye ngabanye nawe umwana sibyo ndakubaza ngo uko umuhungu wateye umukobwa wanjye inda tuzabigenza ute yawe ni uruva guhirika ndagaswe nibura n'uruva gusenya ngakora icyakuzanye waruje kugira ute waruje kugira ute ikibazo none uwo mwana tuzamwita ngo iki